Hello abakunzi ba Galaxy TV Rwanda mu Rwanda muri rubanda turabasuje cyane tubifurije n'amahoro y'Imana mu nkuru n'ibiganiro byose tubagezaho isaha ku isaha. Hari benshi byashimishije bahita bakora subscribe kandi nago bajya bahema gukora like na share mu nkuru n'ibiganiro byose tubagezaho umunsi ku munsi isaha ku isaha. Ni mwumva ndi serious in studio mujye mumenya ko ngiye kugeza ibintu biri serious. This is your boy Sajya kuri microphone kangusuhuza. Iyo munsi noneho rubyiruko bakobwa bahungu ngiye kubagezaho ibintu bitanu umuhungu yakora byange bikunde umukobwa wamukundaga bikikuba nka gatatu. Ikintu cyambere umuhungu akora kugira ngo umukobwa wamukundaga byikube nka gatatu. Nyine ikintu gituma umukobwa urukunda gukunda rwiyongera umunsi ku munsi, kuko murabizi hari igihe ukundana n'umuntu umunsi ku munsi akarushaho kuguca amazi, akarushaho kujya gusuzugura. Mujye mubimenya, hari ukuntu uteretse umukobwa uyu munsi you are in the first week akajya kwitaho akakoreza messages akakubaha ukabona nyine kari proud yawe. Next week nanaguhamagare nakoreza na message nyine ukabona ko ibintu byahindutse. Ikintu cyambere wakora umukobwa akarushaho kugukunda umunsi ku munsi. Ikintu cyambere wakora niba wajya gumuhamagara kabiri ku munsi ukamuhamagara buri munsi mara nk'iminsi birutamuhamagara arushaho kugukumbura. Umukobwa nagukumbura azatangira abone impinduka igihe waba udahari, ahita abona ikintu cyaba, bityo bizatuma umukobwa noneho ahita gukumbura byihuse n'urukundo niko rwiyongera. Uko ukumbura umuntu niko n'urukundo mukunda rukomeza kwiyongera. Icyo ni ikintu cyambere gikomeye umuhungu yakifashisha ashaka kwigarura umukobwa akamutwara umutima. Umukobwa rwose ijijishe wenda umare nk'iminsi 2 rwose utamuvugisha, yibaza impamvu bizatuma kwihamagarira guhamagare ya sheri bimeze bite, umubwira ati oh baby I'm sorry, nari maze iminsi mu bintu byinshi na telefone sinari nyifata. Nyine umwumvice ko ufite akazi kenshi uri mu bintu byinshi bitandukanye nyine, but you love her. Ibyo ngibyo ni ikintu cyambere gishobora gutuma umukobwa ahita gukunda ku buryo budasanzwe. Ikintu cya kabiri wakora kugira ngo umukobwa uhite umwigarurira byihuse rwose mu minota mike cyane, umukobwa ajya umwereka ko uri umuntu uzi gufata icyemezo. Sibyo, niba uteretse umukobwa ntabwo uvuga ko umwinginga cyane buri mwanya umwinginge. Niba akoze ikosa bimubwire kandi numwereke ko uri umuntu nyine waho ngaho wasamye. Umwereke ko uri umuntu uzi gufata icyemezo, ibyo ukora byose ubitekerezaho kandi uri umuntu usobanutse. Icya gatatu umuhungu akora akahita yigarura umukobwa ku kanya, to be smart, kuba ufite isuku, kuba uri umuhungu nyine unyuraho abantu bose bakavuga bati uriya muhungu wagira isuku. Hari abahungu bahora bameze nk'abakanishi ugasanga si n'umukanishi. Nyine jya umenya kugira isuku, wambare neza agacongo, agakweto keza, agashati gateye ipasi, nyine ibintu byose bimeze neza. Ikintu cya kane wakora twihuse kugira ngo umukobwa umwigarurire byoroshye, umukobwa umwigarurire byihuse, habe na gatoya, nagutinda habe na gatoya rwose. Uwo mukobwa uteretse uyu munsi, uwo mukobwa mubanye kuri uyu munsi, jya umukorera udushya umunsi ku munsi, umupangira agashya nyine, umugenera impano. Nushaka ko ibintu byanyu bihora mu buryo bumwe nyine, ushaka uburyo ibintu byanyu bihinduka nyine bigira isura nshyashya. Niba uyu munsi umusohokanye ahangaha umujyana ahandi, niba uyu munsi umubwiye amagambo umubwira andi. Hari abantu nzi bavugana kuri telefone ibintu bimwe kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, hello baby, hello umeze ute, meze bo, turaburanye, wiriwe ute, neza sawa, good night, ejo hello baby, hello. Nyine ibyo ngibyo umukobwa biramurambira. Ariko uyu munsi umuhereza agashya, umuconnecting n'aba besto, umukorera surprise, nyine umukobwa bituma abona ko uri umuntu nyine usobanutse, uri umuntu w'umusirimu kandi akarushaho kugukunda. Ikintu cya nyuma gikomeye kandi kinahambaye kugira ngo umukobwa agukunde ni ukumugaragaza mu bandi. Hari ukuntu ukundana n'umukobwa ukaba wenda uri nk'umuhungu ukundana n'umukobwa, mwanahurira mu nzira, muhuriye mu nzira mu muhanda uri kumwe n'abagenzi bawe, ukaba utanamuvugisha ukikomereza. Icyo gihe umukobwa atangira gukeka ko ushobora kuba umutendeka, utari proud ye. Ariko umukobwa muramutse muri nk'ahantu muri sare hari abantu 200, ugahaguruka ukavuga ati I love her, ugahaguruka ukamuhobera, urukundo agukunda wakongeraho nk'ama05. Hello abakunzi ba Galaxy TV Rwanda, turabashimiye cyane, tubifurije n'amahoro y'Imana mu bice bitandukanye murimo kuri iyi saha. Kambashimire cyane on microphone with a lot of vibes. Bahungu mujye musobanuka, mujye mukomera, kora subscribe, like, share ku biganiro n'inkuru byose tugutegurira umunsi ku munsi. Niba utarabikora kugira ngo tukibanire umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro byose tubategurira. This is your boy Sajya. Wow, ciao ciao.